Nigute umugabo w'inkotanyi ku rugamba rwa RP inkotanyi yaje kugera ku ipeti rya Brigadier General n'uruhe ruhare yagize mu kubohora igihugu. Ariko hari icyo abaturage batamenye. Uyu muri 59 Mobile Force yahagurukije leta y'abatabazi yari kambitse igitaramo yari yowe na Theodore Sindikubwabo icyarimwe agasubira n'inyuma kujya kuvura inkomere ku rugamba. Uwo na wundi ni Lete Brigadier General Dr Norbert Karimba. Twitwa Isaya None TV nimbugeze hano bwa mbere ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibaza ubu. Nitwa MM ikaze. Imyaka ibaye myinshi nikungiye ishyanga ibihe byiza kuri wowe wahisemo kujya uhindura chaîne buri cyumweru by'umwihariko kuri chaîne ya YouTube Isaya None TV aho tuvuga u Rwanda, aho tuvuga intwari z'u Rwanda, intwari zagize uruhare kugira ngo u Rwanda rube ikivugo cy'amahanga mu gihe u Rwanda rwacaga amarenga ko rugiye kuzima ku ikarita y'isi. Nkuko bisanzwe rero tutangira twibaza ikibazo ariko tugasoza tugisubije. Rero ibibazo biba byibazwa ku rugamba rwo kubohora igihugu ni byinshi. Urugamba rwatangiwe n'abana b'u Rwanda tariki ya 1990 uko bari barambiwe ubuhunzi. Amafoto, ibikorwa n'amazina bigamije kuvuga u Rwanda turabivuga ahangaha. Igenda gushakiraga ikibazo twibaza naje kugwa ku ifoto iteye amatsiko cyane ariko ifite byinshi ivuze ku bijyanye n'imbamutima z'abumva urugamba rwo kubohora igihugu cy'umwihariko inkotanyi. None se wigeze ubona iyi foto? Utahari inciye mu maso. None se ngize gutya? Utongera? None se bwo ngize gutya? Utirikada ntacyo ntoyemo. Ngaho niza amasegonda make cyane maze ngusubize iki kibazo. Iyi foto ureba ni umubyeyi uganje, umubyeyi wagiye abonye u Rwanda ruganje amahoro yararirimbye, amahoro yarifuje kuva kera. Yitwa Karigirwa Jeanne d'Arc mwene Ruboneka. Ni umunyarwandakazi, umuhimbyi n'umuririmbyi icyarimwe wagize uruhare runini mu yandikwa ry'indirimbo nyinshi zifashishijwe mu gutiza umurindi ingabo za RP inkotanyi ku rugamba rwo kubohora igihugu. Karigirwa Jeanne d'Arc yavutse mu mwaka w'1942 mu Rwanda mu karere ka Gakenke. Akirangiza kwiga amashuri y'abanza dore ko yayize muri aka karere ka Gakenke, yahise ajya gukomereza amashuri ye yisumbuye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Mu 1936 yaje kugaruka mu Rwanda kubera ko ariho ababyeyi be babaga bitewe n'ubuzima bari babayeho bwo kutotezwa. Reka nkwibutse ko ari ishyano ryagwiririye u Rwanda ubwo abakoloni bazaga bagateranya abanyarwanda maze rero bikaza gucicira ku rucucu bihera mu 1954 maze 1959 Karigirwa nawe yisanga yahuye n'ishyanga kubera itotezwa yari atashoboraga kwihanganira. Yaje gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububiligi. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu 1973 yakoresheje uburyo ashoboye bwose kugira ngo umuryango we awukure mu Rwanda maze umusange mu gihugu cy'Ububiligi. Yaje kubigeraho maze awucisha mu gihugu cya Uganda maze nawo uza kwisanga mu gihugu cy'Ububiligi. Karigirwa Jeanne d'Arc wari ufite impano yo kwandika indirimbo no kuririmba yafashe ikaramu ye maze yiyegereza wino zo mu Bubiligi maze yandika indirimbo ayita Rwanda turanze twanze guhera ishyanga. Mu mwaka w'1989 icyo gihe nibwo yatangiye guhuza abiganjemo abagore n'inkumi. Muri abo abamenyekanye cyane ni Nyiranyamibwa Suzana, Annonciata Gatera, umuvandimwe Françoise Ruboneka na Annonciata Kayisire n'abandi batandukanye, maze kuko ashinga itorero aryita Isamaza. Iyo ibimvo n'imvano y'ishingwa ry'itorero Isamaza ryari rigamije gutiza umurindi ingabo z'inkotanyi zari ku rugamba rwo kubohora igihugu no kuzishakira ubufasha bwo kuzishyigikira mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Karigirwa Jeanne d'Arc akimenya ko inkotanyi ziri hafi gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda yahise yandika indirimbo ayita Indege irahinda. Iyi ni imwe mu ndirimbo n'uyu munsi ikunzwe cyane. Uko urugamba rwo kubohora igihugu rwarushagaho gukomera ni nako inkotanyi zarushagaho kugira morale, kandi uko inkotanyi zafataga ibice bimwe na bimwe by'igihugu Karigirwa yahise akora indirimbo ebyiri
ari nazo zakunzwe cyane, indirimbo wumva maze ugashesha urumeza, ariko kumva igisobanuro cy'amaraso y'abana b'u Rwanda yamenekeye ku butaka bwabo. Indirimbo ya mbere, iyi ndirimbo yaje kuyitagira ubuntu. Bamaze kugira ubuntu, ahita kuri indi ndirimbo yibutsa abantu ko baje, maze ayita Turaje. Abari bagize itorero Risamaza bakomeje gukora ibitaramo byinshi mu bihugu bitandukanye mu rwego rwo gukusanya inkunga yo gufasha inkotanyi ku rugamba rwo kubohora igihugu. Izindi ndirimbo baririmbye zigakundwa cyane harimo Nimuberwe bakobwa, Nimucyure inganji, Dore ijoro ryiza, Ntituzabibagirwa, Uraho Rwanda n'izindi nyinshi zitandukanye. Inyinshi zanditswe na Nyiranyamibwa. Karigirwa Jeanne d'Arc yaje kwitaba Imana muri Kamena mu mwaka w'1998 azize uburwayi busanzwe, aguye i Burayi mu Bubiligi. Yasize abana batatu barimo umukobwa umwe n'abahungu babiri. Abo bana baje kujya mu itorero Amarebe n'Imena mu gihugu cy'Ububiligi. Iri torero naryo rikaba ryaragize uruhare rukomeye mu gutiza umurindi ingabo z'inkotanyi babinyujije mu bihangano bakoraga. Ngicyo igisubizo cy'ikibazo twatangiye twibaza. Rero n'ubundi ibitekerezo bivuga u Rwanda turacyabyakira, inkangara ijyamo ibitekerezo, umutemeri wayo uhora upfunduye. Maze umukunzi wacu aratwandikira ati, muzaduha amateka ya Leti Brigadier General Kalimba. Natwe tuti nguyu inkotanyi cyane, umuganga w'imitima cyane, icyarimwe umuganga w'imitsi, ariko akongera akagira uruhare mu kuzana amahoro yabuze, ariko yaguye nk'inyenyeri y'amahoro iturutse ku ijuru. Uwo nta wundi ni Leti Brigadier General Dr Albert Kalimba. Muri aya mateka y'u Rwanda hari abantu bagiye bagira uruhare rukomeye, ariko amazina yabo ntavugwe cyane. Umwe muri abo rero ni uyu munyabigwi wacu w'umunsi, Leti Norbert. Yavutse tariki ya 6 z'ukwezi kwa 6 1959 mu mwaka utari woroheye abanyarwanda, by'umwihariko ubwoko bw'Abatutsi. Yamenyekanye cyane nk'umuganga, umusirikare, umwarimu ndetse n'umuyobozi wakoze inshingano zikomeye mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Nubwo amakuru menshi ku buzima bwe bwo hambere atagaragara cyane mu nyandiko rusange, tuzi ko yize ubuvuzi kugeza aho abaye medical doctor. Ibintu bitari byoroshye muri icyo gihe, mu gihe abanyarwanda benshi bari mu buhungiro no mu bibazo by'ivangura. Hari urubyiruko rwari rumaze gusobanukirwa ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kitari kuzakemurwa n'amagambo gusa. Mu mpera z'umwaka w'1980 urugamba rwo kubohora igihugu, Leti Norbert Kalimba nawe yafashe icyemezo n'abashakaga ko impunzi z'abanyarwanda zibona uburenganzira bwo gutaha mu gihugu cyazo. Nubwo yari umuganga, yumvaga ko igihugu cye gikeneye abantu bafite ubushobozi mu nzego zitandukanye. Icyo gihe yinjiye mu ngabo za RP Inkotanyi, yahise ahabwa inshingano zijyanye n'ubumenyi bwe bw'ubuganga, ariko aba n'umusirikare. Mu ntangiriro z'urugamba yari afite ipeti rya kapiteni. Iri peti ryagaragazaga ko yari umwe mu baofisiye bafite inshingano zo kuyobora abandi basirikare. Mu gisirikare cya RP Inkotanyi, umuganga ntiyari uwo kwicara inyuma gusa, yagombaga kuba hafi y'urugamba akavura abakomeretse, agakiza ubuzima bw'abarwayi ndetse n'abaturage. Ibi byari bisobanuye ko buri munsi yashoboraga guhura n'urupfu. Mu myaka yo hambere mu rugamba, Leti Norbert Kalimba yagiye yubaka izina rye nk'umusirikare ufite discipline, uzi akazi kandi ukunda igihugu. Nta muntu wari uzi ko imyaka mike yari imbere yari igiye kumushyira mu rugamba rwahinduye amateka y'u Rwanda burundu. Mu gihe cya 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi yaratangiye. Abaturage baricwaga umunsi ku munsi, igihugu cyari mu icuraburindi. Ariko icyo gihe Leti Brigadier General Norbert yari umwe mu bagombaga gufasha muri urwo rugamba rutari rworoshye. Icyo gihe Leti Norbert yari umwe mu bari bagize bato ya 59 Mobile Force, imwe mu mitwe y'ingabo za RPA Inkotanyi, wagize uruhare rukomeye mu rugamba rwo kubohora igihugu icyarimwe no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu mutwe wari uyobowe n'umunyabigwi cyane Leti Colonel Charles Ngoga,
yungirijwe na Lieutenant Colonel Fred Nyamurangwa. Aba bayobozi bari bazwiho ubutwari, ubushishozi n'ubushobozi bwo kuyobora abasirikari mu bihe bikomeye by'urugamba. 59 Mobile Force yari ifite inshingano zikomeye, ntibari bagamije gutsinda urugamba gusa, bari bafite n'inshingano yo gutabara abaturage bishwaga hirya no hino mu gihugu. Mu gihe jenoside yakorerwaga abatutsi yaririmbanyije, buri saha yatambukaga byasobanuraga ubuzima cyangwa urupfu kuri benshi. Leta Norbert yari muri abo basirikare bari bafite inshingano zo gufasha abaturage ndetse no kubavura. Urugendo rwa 59 Mobile Force rwatangiriye mu gace ka Kivuye. Iki ni igice cyari gifite akamaro gakomeye mu bikorwa bya gisirikare muri iyo myaka. Kuva Kivuye, umutwe wa Colonel Ngoga watangiye kugaba ibitero ugana ku misozi yari ifite akamaro gakomeye mu burengerazuba bw'umujyi wa Kigali. Intego ya mbere yari umusozi wa Rebero. Rebero yari ahantu h'ingenzi cyane, uwagenzuraga Rebero yashoboraga no gukurikirana ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Byasaba ubutwari bukomeye kugira ngo hafatwe. Abasirikare ba 59 Mobile Force bararwanye cyane. Nyuma y'imirwano ikomeye bashoboye kuwufata. Gufata Rebero byateje intambwe ikomeye ku rugamba RP Inkotanyi, ariko urugamba ntirwarangiriye aho. Nyuma yo gufata Rebero berekeje mu Kigali. Uyu musozi nawo wari mu bice by'ingenzi byagombaga kugenzurwa kugira ngo ibikorwa byo kubohora Kigali bikore neza. Aha ni naho habaye imirwano ikomeye. Abasirikare benshi bagaragaje ubutwari budasanzwe, harimo na Leta Norbert. Nubwo yari umuganga, ntiyari yihishe inyuma y'abandi. Yakoraga akazi ko kuvura abakomeretse, ariko anifatanya n'abarwanyi mu nshingano za gisirikare. Icyo gihe 59 Mobile Force yakomeje urugendo rwayo ivuye i Butamwa, ariko urugamba rwari rutararangira neza. Mu by'ukuri igice gikomeye kurushaho cyari gitangiye. Mu gihugu hose jenoside yakorewe abatutsi yari ikomeje gufata indi ntera. Buri munsi abantu ibihumbi bicwa, abandi bari bahungiye mu misozi, mu mashyamba, mu nsengero no mu mashuri. Icyo gihe 59 Mobile Force yakomeje urugendo rwayo ivuye i Butamwa. Intego yari ugukingura inzira ziganisha mu cyahoze ari Perefegitura ya Gitarama no gukomeza ibikorwa byo gutabara abaturage. Aha ni hamwe mu hantu habereye imirwano ikomeye cyane. Ingabo za leta yariho icyo gihe ndetse n'imitwe yitwaraga gisirikare nk'intera hamwe bagerageje kurwanya RP Inkotanyi, ariko abasirikare bo muri 59 Mobile Force bakomeje gutera imbere. Uyu munyabigwi wacu intwari cyane Leta Norbert yari muri abo basirikare. Nubwo yari umuganga, inshingano ze ntizagarukiraga ku kuvura gusa. Yari umwe mu ofisiye bagendaga hamwe n'izi ngabo ku murongo umwe. Nyuma y'intsinzi ya RP Inkotanyi muri Nyakanga 1994, igihugu cyari mu bihe byo kongera kwiyubaka. Ibikorwa remezo byinshi byari byarasenyutse, abaturage benshi bari baratakaje imiryango yabo. Hari hakenewe abantu bafite ubunararibonye n'ubwitange bwo gufasha igihugu kongera guhagarara. Muri abo harimo Norbert Kalimba, nk'umuntu wari umuganga kandi wari warabaye ku rugamba. Yari afite ubunararibonye budasanzwe. Yakomeje gukorera igihugu, aza kugaragara mu ngabo za RDF, Rwanda Defense Force. Mu gihe RDF yagendaga yubaka nk'igisirikare cy'umwuga, Norbert Kalimba yakomeje guhabwa inshingano zitandukanye. Yakomeje gukora ibikorwa by'ubuvuzi, yakomeje kugira uruhare rwe mu mahugurwa ya gisirikare. Mu myaka yakurikiyeho igihugu cyamugiriye icyizere gikomeye cyane. Yagiye azamurwa mu nshingano ndetse no mu mapeti. Mu mpera z'Ugushyingo mu mwaka wa 2005 yaje kuzamurwa mu ipeti maze ahabwa ipeti rya Brigadier General. Iri peti ni rimwe mu mapeti akomeye mu gisirikare cy'u Rwanda, cyerekana imyaka myinshi y'imirimo, ubunararibonye ndetse n'icyizere igihugu kiba gifitiye uwo musirikare. Uretse ibikorwa bya gisirikare, Brigadier General Dr Norbert yagize uruhare rukomeye mu gutegura abasirikare, aho yaje kuba umwarimu mu ishuri rya Rwanda Military Academy ry'i Nyakinama. Yigishaga cyane ibijyanye no kubungabunga amahoro n'ubuyobozi bwa gisirikare. Kuri we kuba umusirikare mwiza ntabwo byari ugutwara intwaro gusa, byari no kugira imyitwarire myiza, gukunda igihugu no kubaha abaturage. Mu gihe u Rwanda rwageraga rwagura uruhare rwarwo mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, Brigadier General Norbert yahawe amahirwe yo kugiserukira. Mu mwaka wa 2013 yoherejwe muri Darfur muri Sudani. Aha hari ubutumwa bw'amahoro bwa Loni. Izi zari inshingano zikomeye cyane. Yabaye umwe mu bayobozi bakuru bashinzwe ibikorwa bya gisirikare bari muri ubwo butumwa. Kugera ku rwego byari ikimenyetso ko yari amaze kubaka izina rikomeye haba mu Rwanda ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Abasirikare
baturukaga mu bihugu bitandukanye bakoranaga nawe mu buzima bwa buri munsi. Mu mwaka wa 2014 ubwo kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 muri Darfur, Leti Brigadier General Norbert yavuze amagambo akomeye cyane, aho yagize ati nubwo amahanga yananiwe gutabara u Rwanda mu 1994, abanyarwanda ubwabo barahagurutse barayihagarika. Yasabye isi yose kwigira kuri ayo mateka, yibukije ko jenoside idakwiye kongera kubaho ahandi hose ku isi. Aya magambo yari afite uburemere budasanzwe kuko yavugwaga n'umuntu wari warabaye mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Nyuma y'imyaka myinshi akorera igihugu mu gisirikare, mu buvuzi no mu butumwa bw'amahoro, Dr Norbert Karimba yageze igihe cyo gusezera ku kazi ka gisirikare. Tariki ya 15 Nyakanga mwaka wa 2014 yasezerewe mu ngabo z'u Rwanda hamwe n'abandi basirikare bakuru bari bamaze imyaka myinshi bakorera igihugu. Icyo gihe yari amaze imyaka irenga 20 akorera igihugu mu bihe bikomeye bitandukanye. Yari umwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora igihugu, yari umwe mu bagize uruhare mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, yari yarakoreye igihugu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yo gusezererwa mu gisirikare yakomeje ubuzima busanzwe, ariko akomeza kuba umwe mu bantu bubashywe cyane mu mateka y'u Rwanda. Mu myaka yakurikiyeho yakomeje ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi ndetse no gutanga inama ku baganga. Yakomeje kandi gukurikirana iterambere ry'igihugu, yakoreye imyaka myinshi, ariko uko imyaka yagendaga ishira ubuzima bwe bwatangiye kugira ibibazo by'uburwayi. Nyuma y'igihe ari kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare Kanombe, maze izuba rirasira mu burasirazuba bw'u Rwanda, ariko umunsi uciye ikivu ikirere kirihinduriza, ijuru rya gasogi ryenda kugaba imvura, ariko mu kanya gatoya umukororombya uritambika. Abanyarwanda mu majyepfo bamwe bati imvura ntiguye, ariko mu kanya gato hahise hakurikiraho inkuru mbi y'incamugongo. Tariki 24 Werurwe mwaka wa 2026 inkuru ikwirakwira hose ko Brigadier General Retired Dr Norbert Karimba Imana imuhamagaye. Inkuru y'urupfu rwe yakiriwe n'agahinda gakomeye mu muryango we, mu nshuti ze ndetse no mu bantu benshi bari bamuzi. Bahoze ari bagenzi be ku rugamba bamwibutse nk'umuntu wari intwari, abakoranye nawe mu buvuzi bamwibutse nk'umuganga wakundaga umurimo, abigishijwe nawe bamwibutse nk'umwarimu mwiza, abaturage benshi bamwibutse nk'umuntu wakundaga igihugu. Yasize umuryango, Madame Odette Karimba yasize abana 3, abahungu 2 n'umukobwa umwe. Noneho reka turi umurage yasigiye u Rwanda. Ubuzima bwa Leti Brigadier General Dr Norbert Karimba butwigisha ko urukundo rw'igihugu rutagarukira mu magambo, ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Yabaye umuganga avura abantu, abo umusirikare arwanira igihugu, abo umuyobozi akorera amahoro y'isi. Yatwiritse ko urubyiruko rushobora guhuza ubumenyi, umurimo n'ubwitange rukagira uruhare mu kubaka igihugu. Natwe uyu munsi inshingano zacu si ukurwana urugamba nk'urwa kera, ahubwo ni ukurwanya ubujiji, amacakubiri, ubunebwe n'ibindi byose bidindiza igihugu. U Rwanda rw'ejo ruzubaka n'urubyiruko rufite indangagaciro, umurava n'urukundo rw'igihugu nk'ibyo Norbert yaranzwe nabyo. Reka natwe tumutire iyi video, Imana imukomereze ijabiro. Ibitekerezo bivuga u Rwanda turabyakira. Tutisa ya None TV nimugeze hano bwa mbere, ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM, ibihe byiza.